ntugahora uteze amaboko gusa, gerageza nawe ugire utuntu waremaremye akabone nubwo twaba utuntu turi aho ngaho, ndakubwiza ukuri tuzakora ikinyuranye. Nawe ugomba kwita ku cyo ushobora gutanga kurusha uko wita ku cyo ushobora guhabwa. Ufite iki ngo mpereho mbese? Tera intambwe ya mbere, Imana iratera 99 igusanga. Ufite azahabwa, udafite yamburwe n'utwara afite. Ni ibitekerezo mboneza bitekerezo bishimangira ko kamere y'ubuzima iri mu kurekura, ntago ari kugundira. Nta muntu ukennye cyane ku buryo yabura ikintu nawe amara muri societe, kandi iyo utangiye kugira ikintu umara muri societe ikwitaho. Ni ibintu bita byikora. Nta muntu ufite ubumenyi buke ku buryo atatekereza neza ngo agire ikintu abasha kumarira societe. Iyi nkuru igaragaza ko intambwe ya mbere mu cyerekezo cyiza ishaka gufungurira amarembo agana ibwami, niba ariko navuga. Iyi nkuru igaragaza ko iyo uhinduye imitekerereze yawe, ni ibintu bita byikora ko n'ubuzima bwawe buhinduka. Nubwo waba usabiriza, ujye wirinda gutekereza nk'umusabirizi. Gutekereza nk'umusabirizi ni igihe wishyizemo ko nta kintu ufite cyo gutanga, nta kintu ufite cyo kumara. Burya kugira ngo wicare gusa uteze amaboko, wajya unakorera ubuntu, wajya ugira n'akantu ukora ufasha abantu ku buntu. Cyagiye wumva ko nta cyo gukora ufite, gerageza urebe ibintu ufasha, jya gufasha. Genda rwose witange, ugire ibintu ukora by'ubuntu, ndakubwiza ukuri uzabona ikinyuranyo cyabyo. Ariko wishyizemo ko ntacyo ushoboye, wishyizemo ko nta nzira ihari, wishyizemo kuri umunyamwaku, kuri umunyamuvumo, neza neza uhinduka nk'uriya musabirizi, utajya ubona n'utwo kurya duhagije. Hindura imyumvire rero, n'indabyo zo mu gasozi zishobora kubera ikiraro cyo guhindura ubuzima bwawe, ugahinduka umucuruzi mpuzamahanga. Uko utekereza nibyo bigena imikorere yawe rero. Imikorere nayo ikagena umusaruro ubona. Ubuzima ni nk'umugezi utemba, uko utemba ni kurushaho kugira ubuzima ndetse no kubutanga. Ariko umugezi iyo ubaye ikidendezi, ukaguma ahantu hamwe, utakaza ubuzima, ukaba n'indiri y'imyanda yose, ugatakaza agaciro. Nk'uko agaciro k'umugezi kari mu gutemba kwawo, nako n'agaciro kawe kari mu kunyonga igare ry'ubuzima bwawe. Ubuzima ni urugendo rero, ugomba guhindura intekerezo. Nyuma yo guhindura intekerezo ukamenya ko ubuzima ari ukunyeganyega, no kuyegayega, ugomba guhora utemba. Hanyuma hejuru y'ibyo byose ukamenya ko niba ari ahantu runaka umaze igihe ariko ukabona nta gatambwe utera, hari igihe kigera nawe ukaba wahindura paje. Nubwo wasenga akajana, ayo mahame utabasha kuyumva neza, hari igihe ntacyo bitanga kubera ko ayo ni amategeko ya kamere. Hari igihe umuntu ahora yitotombera Imana kubera ko gusa atazi itegeko rya kamere, cyangwa se asenga nabi. Cyane rwose, iyo usabye Imana ngo mpibi, nkorera ibi, ku ruhande rumwe hari igihe uba uri gusenga nabi. Buri kimwe cyose Imana yarakiguhaye, no kuba uriho burya ngo biba bihagije. Buri gikoresho cyose Imana yarakiguhaye, buri nzira yose irahari. Iyo usenga Imana ngo mpibi, nkorera ibi, hari abahanga babisesengura bakavuga ko ubuyobowe na ego. Uba uri gusenga nabi. Amasengesho Imana isubiza ni amasengesho avuga ngo Mana nkoresha, niki nakukorera, niki nakorera abantu, niki natanga, nakaye kamaro nanjye namara, nkoresha ibintu by'umumaro. Iyo usabye Imana kugukoresha ibintu by'umumaro, ni ibintu bita byikora ko isi ubwayo ikwitaho uko byagenda kose. Ibyo niryo tegeko risumba yandi yose mu bijyanye no kuremarema. Hinduka umuntu w'umumaro, isi nayo izakwitaho. Niki nakora, niki natanga, niki namarira abantu, niki nafasha abantu. Nanjye ndashaka ko ungira umuntu w'umumaro. Ayo niyo masengesho ubundi ukwiye gusenga, usaba Imana. Noneho nyuma yo kuyasenga, ugashakisha inzira zose byanyuramo kugira ngo uhinduke umuntu w'umumaro. Imana iguhera imigisha mu mirimo y'amaboko yawe.